ibyo Moses yakoze mu minsi yashize arimo kuri social media ziwe avuga yuko anywera urumogi mu mihanda ya Kigali. Ubona ubundi yaragakwiye kuba yarajyanywe mu butabera kiragihe cyane, ahubwo byari byaratinze. Yes, nimba umuntu apostinga hari ibyo yanagarutse avuga ngo nagatwiko, ariko ntago utwika ushyiramo umukuru w'igihugu. Icyo ni icyambere. ZOOM TV24 by'umwihariko abashobora kumva bose ikinyarwanda turabasuhuje. Inkuru iri kuvugwa muri aka kanya ni urubanza rwa Turahirwa Moses cyangwa se uzwi nka Motion, yagejejwe imbere y'urukiko bwa mbere ku byaha bitandukanye birimo gukoresha urumogi ndetse no guhindura inyandiko za leta cyangwa se ibyangombwa bya leta. Ni urubanza ntekereza ko rwari rutegerejwe n'abantu benshi ndetse rwarangije no kujya hanze. Ibyireguro bya Moses yireguye. Ubu rero turagira ngo tuganireho gatoya. Turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi, bamwita Kofi, tukuze nka Kofi. Ndahari rwose uyu munsi. Kofi, umeze neza? Meze neza Dida. Twatuvuze ko imyanzuro cyangwa se bimwe Moses yageze mu rukiko, noneho abantu benshi baba barabyifuje, ndetse ubwo yakoraga ibikorwa byinshi bitandukanye bitavuzweho rumwe, abantu benshi bajyaga bibaza ati kuki uyu muntu adafungwa. Kuba noneho byashyize Moses akagizwe imbere y'urukiko, tuvuge ko biratanga sura kimwe, byakiriye gute nk'abantu ubundi mwagaragazaga ko kuba atari gufungwa ari ikibazo cyangwa atari kuburanishwa cyangwa kugezwa imbere y'ubutabera? Sinzi yuko turabihera kera, ntago turi bubihere wenda kucyo yakoze ejo bundi cyanatumye ajya imbere y'ubutabera. Moses cyangwa Motion ari nawe Moses Turahirwa washinze inzu y'imideri ya Motion, inzu yambika abakomeye cyangwa imwe mu nzu zikomeye z'imideri hano mu Rwanda. Ni inzu yambitse abatarimo bake, yambika n'umukuru w'igihugu. Reka by the way, reka tunabigarukeho, ndetse na First Family byose muri rusange n'abandi bantu bakomeye mu gihugu. Ni inzu ndetse yagize uruhare cyangwa itafari shyira ku mideri, kuri industry y'imideri mu Rwanda. Nyuma y'ibyo ngibyo Moses yo gukora ibyo byinshi, hari ibyo yagiye akora tumona muri za Italy n'abandi bantu. Nyuma nibwo haje kubaho ikintu, hajya hanze ngo filime y'urukozasoni twakwita yuko ari imwe mu yatangiye. Moses avuga ngo ari muri promotion ngo yo kwanda season 1, ngo nibyo ngo bari barimo barashutinga amashusho, nta wigeze amenya uko yagiye hanze. Biratangira ubundi ku giti cyanjye ari kuba yarafunzwe guhera kuri last step. After nibwo mbere y'uko amashusho ajya hanze, uribuka ya mashusho yafatiwe iriya mu Kinigi, ari imwe muri hoteli zo mu karere mu ntara y'Amajyaruguru zikomeye, arimo yambaye ubusa gusa, yikinza akana kwita nk'agatambaro ku myanya y'imbere gusa. Ubona ko wenda duhereye, ubona ko Moses ubundi yagakwiye kuba yaraburanishijwe iriya filime y'urukozasoni cyangwa iriya video imugaragaza nk'umutinganyi nk'uko abantu benshi bagiye bayibona. Ubona ubundi yaragakwiye kuba yarajyanywe mu butabera kiragihe cyane, ahubwo byari byaratinze. Iyo tugiye mu ndangagaciro ndetse z'umuco nyarwanda, twese twagiye tubibona. Ubwo bampora icyo yarakiyoboye Minisiteri y'Umuco na Siporo, uribuka igihe Pasi yifotoza ari gutwika, nawe agiye gusohora video y'indirimbo yambaye amakoma. Urabyibuka saga yabayeho, bakanamuca harya umuntu yari intore bamwambuye ubutore, akamburwa ubutore. Rero ni ukuvuga ngo icyari gihari ni kimwe. Moses kiragihe ubundi bari gufatirana muri kiragihe, nimba koko barabonaga ari umuntu bakeneye cyane, igihugu kigikeneye kubera umusanzu wiwe, twese tutakwirengagiza, akajya gutozwa. Babona yuko bidashobotse nyine akajya kugororwa, kuko ntabwo navuga yuko bira bintu abikora uri muzima, ahubwo hari ikibazo cy'ubundi burwayi nge namubonyemo ko yari afite, rimwe na rimwe umuntu atakwirengagiza. Uyu munsi yageze mu rukiko atangira kuburana kuri ibyo byaha n'ubundi birimo bigize ibyaha binakomeye byatumye yagezwe imbere y'ubutabera. Harimo icyaha cya mbere cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse urukiko rukagaragaza ko rwamupimye rugasanga afite mu ingano y'ibiyobyabwenge igera kuri 352.
n'ibiyobyabwenge byinshi nahoze mbaza abazi by'ingano y'ibiyobyabwenge bavuga ko aba ari urugero runini. Moses mu kwiregura yavuze ko ibyo biyobyabwenge ngo urwo rumogi ntabwo yarumwereye mu Rwanda ahubwo bishoboka kuba yararumwereye ngo mu Butaliyani aho yari amaze igihe, kandi igihugu cy'Ubutaliyani cyemera urumogi, akavuga ko rero icyo cyaha kidakwiriye rwose kumuhama. Mwebwe uwo byumva gute? Si ukuvuga yuko umuntu uwo ari we wese wagiye hanze atazafungira urumogi ngo yarumwereye hanze. Uyu munsi ejo bundi nibwo twabonye ba Syntax bafungwa bazira yuko wenda basanze nabo bakoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Iyo icyo kiyobyabwenge bagisanze mu maraso yawe, icyambere ni kimwe nuko after ntago bashobora kugushinza wenda kurucuruza, ariko icyo gihe urarukoresha cyangwa waranarukoresheje, ariko mu by'ukuri iyo utarukoresha byemewe ufite icyangombwa kibikwemerera cya muganga ugifite nta kibazo. Hari abantu ugenda ugasanga wenda arwaye uburwayi runaka, hari amakanseri runaka, kuko urumogi nubwo ari rubi ariko at other side ni n'umuti. Ni umuti kuri bamwe ariko nanone rukangiriza ubuzima. Ibyo Moses yakoze mu minsi yashize arimo kuri social media ziwe avuga yuko anywera urumogi mu mihanda ya Kigali, hariya ni nko gupromotinga n'ubukangurambaga, ni awareness. We yavuze ko yarumwereye. Reka dusesengura ingingo ku yindi, dusesengura ingingo aho nga mbere yuko agera mu rukiko na mbere yuko hazamo bira by'inyandiko mpimbano byatumye agezwa mu rukiko. Moses yabanje gupostinga avuga yuko ashimira umukuru w'igihugu ko anywera urumogi mu mihanda ya Kigali. Icyo gihe yari yapostinze ishati avugaga yuko ifite agaciro k'600 ikoze mu bibabi by'urumogi. Ati ari muri Kenya muri exhibition cyangwa muri kagurisha, arimo kuyigurisha. Aho ngaho niho hantu nge nahere mbona yuko gushimira umukuru w'igihugu gukoresha ibiyobyabwenge ushatse kuvuga yuko ari nkaho yaguhaye right cyangwa ibyo biyobyabwenge byemewe. Iyo niyo awareness ya mbere Moses yakoze, nk'iyo gukangura cyangwa no gushishikariza urubyiruko cyangwa n'abandi bantu. Hanyuma kuba avuga ko yarumwereye mu Butaliyani ndetse mu rukiko bavuze ko no mu ishati ye ngo barusanzemo, ariko wowe yavuga ko ngo atazi uko rwagezemo. Mu bihuza gute? Waravuga ko yarumwereye mu Butaliyani, urwo rumogi bamusanze mu maraso cyangwa mu nda, ariko akavuga ko rwose mu kuba icyaha cyamuhama kuko yarukoresheje mu Rwanda bidakwiriye kumuhama, nubwo mu ishati ye ngo bashanzemo urundi rumogi. We yavuze ko ngo atazi uko rwageze muri iyo shati. Ubihuza gute no kuba Moses yarigeze gupostinga? Nibyo ushaka guhuza ko ari kunywera mu mujyi wa Kigali, bishoboka ko yarumwereye mu Rwanda? Yes, nimba umuntu apostinga hari ibyo yanagarutse avuga ngo nagatwiko, ariko ntago utwika ushyiramo umukuru w'igihugu. Icyo ni icyambere ko yaguhaye ubwo burenganzira. Bro, umukuru w'igihugu nindi level utapfa gukiniraho wenda ngo uvuga uti naka kanya n'urugero reka tubare ugiye nk'ahantu runaka kwaka service ukavuga ati ni his excellence uvuze ngo mumpereze iyo service, even if n'ubwaba ari ministeri runaka cyangwa ari kwa ministry runaka. Ndakubwiza ukuri ko nta wajya gutekereza yuko ugeze gute uri kubabeshya ngo ajye guhamagara. Biragoye, ariko umubwira ati hamagara mu biro bye akabona uriseriye ari na service abona yuko kuko ukeneye yihutirwa bayiguha kandi mu by'ukuri umwitwaje ubeshye. Rero Moses bira bintu ntago umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba yaramwemereye kunywera urumogi mu mihanda ya Kigali ngo ajye kumushimira. Noneho kuba yaravuze ko ari kurunywera mu mujyi wa Kigali cyangwa mu mihanda ya Kigali, ibyo byemeza ko urumogi rero muri bishoboka ko yarumwereye. Rwaramurenze, ahubwo rwaramurenze. Nimba avuga ko yarumwereye mu Butaliyani ariko yaba ari mu Rwanda agatangira kuvuga yuko ngo arunywera mu mihanda ya Kigali cyane za Kenya muri jango nyine za Kigali. Urumva bro, icyo gihe bivuze yuko ahubwo rwamaze kumurenga kugeza kuri uyu munsi. Nimba wumvisha ingano y'urumogi iri mu maraso yiwe, ahubwo nuwo kuvuzwa n'umurwayi. Drugs nyine zamaze kugera ku yindi level. Sindi umuhanga wenda mu by'ubuvuzi, ariko iriya ngano ni nyinshi, ni nyinshi mu mubiri w'umuntu. Rero iyo byageze kuri rura rwego, Moses after yo kuba yanafungwa cyangwa yakatirwa kanafungwa,
akeneye kubanza kujya kuvurwa. hari indi ngingo yakuruye impaka yo kuvuga ko urumogi basanze mu ishati ye atazi uko rwagezemo, ishati yiri Kigali, nubwo yavuga ko urumogi yarunywere mu Butaliyani. We wumva byaragenze gute? Yananywa rwinshi akibagirwa ko yarunyoye urundi yarubitse. Nkuko na yes, umunywi w'ibiyobyabwenge nta bwenge aba agifite. Urumva ntabwo urabona umuntu akaba yahaza icupa akurira igipangu yibagiye ko afite urufunguzo mu mufuka. Akurira igipangu kandi urufunguzo arufite mu mufuka. Gufungura umuryango avuga ati bankingiranye. Rero nawe yarushyira mu ishati akibagirwa ko yarushyizemo. Hari n'ababishingira bavuga ati ariko ikintu nacyo gishobora kuba ikintu kimushinja kigaragaza ko no mu Rwanda yarunweragaho, bakabihuza no kuba niba koko yari mu Butaliyani ntabwo urumogi ari kurunyuza mu ndege. Hari imbwa zisaka kugeza no ku bantu ku buryo bigoranye ko wakwinjiza ikiyobyabwenge nk'urumogi mu ndege. Kuba rero rwari mu ishati ye bagamya ko no mu Rwanda runyweramo. Oya, ntabwo wavuga ngo yaruvanye mu Butaliyani mu gihe mu Rwanda buri munsi tubona barutwika. Nuko se rudacuruzwa? Rurabirirwa batwika. Twajyanye mu gutara inkuru nyinshi barimo gutwika urumogi. Wenda hano muri Rubavu nimba bashobora gutwika bagatwika nka toni 2, urumva cya buri munsi ukumva ngo Rurindo hafatiwe bure zinga ziri kujya mu mujyi wa Kigali, Ngororero, hehe hose. Izo se ntabwo zaziri mu Rwanda, already zaziri mu gihugu. Urumva nuko no mu mujyi wa Kigali cyane ahandi yarubona, ntabwo warushaka ngo urubure. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, after ntago we gushaka kuvuga kuriya yashatse kwiregura, ari nko kuvuga ngo abaje kumutwara wenda nibo barushyize mu ishati ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Wavuga ute se ko uramutse uvuze ati barusanze mu ishati yanjye kandi sinzi uko rwagezemo? Wavuga ko ngo iyo shati atarayambara yayiguze mu Butaliyani, ngo bishoboka ko rwaje muri iyo shati. Aho umuntu akibaza niba wenda amashati yo mu Butaliyani se baharukuntu baba nubwo urumogi rwemewe ku buryo umuntu yarushyiramo rukaba rwarajemo gutya bakagupfunyikira. Ntago ibyo bintu ntago bibaho bro. Ntago bibaho. Ingingo ya kabiri yindi yaburanagaho cyangwa ikindi cyaha yaburanagaho ni icyaha cyo guhindura pasiporo ye, urwandiko rw'icyangombwa cye cy'inzira. Yavuze ko icyo yahinduye ari fotokopi gusa. Ati rwose ibyo ntabwo byagirwa icyaha kuko icyo nahinduye ni fotokopi. Ati ndetse ndanabipostinga ariko hita mbikuraho bimaze guteza impagarara. Kuri wowe wumva iyo ari ingingo ifatika ishobora gutuma Moses koko azarekurwa? Ntago iyo ngingo yatuma Moses arekurwa, kubera yuko icyambere ni kimwe. Nakubwiye ko dosiye za Moses ahantu zikomereye ni ukuzintegra cyangwa kuzihuza n'umukuru w'igihugu. Nunagerageza kureba kuri iriya ngingo yo kuvuga ngo ese ubundi byagenze gute kugira ngo Moses afate iyo pasiporo yiwe ayifotoze, narangiza ahindure editing ahari M cyangwa masculine bahashyire feminine. Ibyo ni ibitekerezo yaramaranye igihe. Ni nko gutegura umugambi mu bishareka tubyite gutyo. Even if nubwo bivuga no gutwika, uratwika gute ushyiramo umukuru w'igihugu? Iyo uvuze ngo umukuru w'igihugu ashimwe ko nabashije guhinduza igitsina ku rupapuro rwanjye rw'inzira bigakunda, it means ko ushatse kuvuga yuko umukuru w'igihugu yimitse cyangwa yemeje iki ubutinganyi cyangwa yagufashije. Yego, yareho abishyigikiye ashobora kutagufasha, ariko ibyo bintu akavuga ati ababyifuza mubarekera uburenganzira bwabo. Iyo iminite arayifite umukuru w'igihugu, akavuga ati we didasi nimba ushaka kuba umukobwa ku byangombwa byawe umukobwa. Abivuze nta n'abivuguruza, biragoye. Rero icyo kintu kugihuza n'umukuru w'igihugu niho hantu nanjye ubwanjye nabonye yuko Moses ashobora kuba afite ikindi kibazo. Muravuga mwese babyamagana, mbona muvuga ko Moses yarengereye bikomeye. Birenze no kuvuga ngo birakomeye. Sinzi inyito nakoresha irenze kukuvuga ngo yararengereye bikomeye. Birenze no gukomera. Birenze no gukomera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko we yabikora nkawe ku giti cye
ntashyiremo umukuru w'igihugu cyangwa leta y'u Rwanda akaba bikoze mu bundi buryo, reka tubyite gutyo, akavuga yashakaga ko yabyifashije, nta gatwiko burya kari kuruta ko ngako. Ariko iyo ngingo runaka uyihuje n'umukuru w'igihugu bimininga byinshi. Moses ni umuntu, ni role model w'abantu benshi, urumva, ni public figure, hari abantu benshi cyane bari kwinjira mu mideli bamureberaho. Abo bose rero na babandi baba ya network afite yo hanze iri abroad y'u Rwanda, abo bose icyo bahita bavuga bati President Paul Kagame ibi bintu se nawe arabyemera. Rero icyo kintu hari gifite inyito ntapfa kubona ukuntu nyisobanura, ariko iremereye. Moses arasaba ko yaburana adafunze, ndetse yatanze ingwate y'inzu ye ya motion, ndetse barimo n'abavandimwe be n'abashiki be, arimo mushiki wigisha muri kaminuza, yemeye kumwishingira, bagaragaza ko rwose ntashobora guteruka ubutabera, ashobora kuburana adafunze bakamurekura, akaba yakwidegembya akaburana ari hanze. Ubona bizashoboka ukurikije uburemere bw'ibyaha akurikiranweho? Ntabwo nabyita ko wenda nanone harimo uburemere bw'ibyaha ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Twarabibonye abantu bo muri showbiz yabo uyu munsi cyangwa kuvana mbere hose, gutwika bibaho, reka tubibare gutyo. Ariko gutwika uzanamo ingingo z'umukuru w'igihugu, rimwe na rimwe nicyo kintu ushobora kuryozwa, amategeko akakikuryoza. Ntago kurengera kwa Moses ntago ari cyane, niyo yaburana ari hanze ko nawe burya nta muntu twavuga ngo ntawe yiciye, ntawe yahemukiye, urumva, usibye ni nko gushaka kubeshya, ariko noneho beshya udashyiramo izina ry'umukuru w'igihugu. Ariko we yashatse kugira gute kuri makinga kugira ngo abe ari wo witirirwa yuko ashyigikiye bya bintu byiwe. Moses birangiye ageze imbere y'urukiko, umuntu yavuga ko yarazi ko azagezwayo kurikije ibya mbere byabanje byakuriye umwuka mubi, abantu bakabifata nko kwamamaza ubutinganyi. Ubwo turavuga ya video yambaye ubusa, agakurikiraho ibindi byo kuvuga ko nkuru mu mujyi wa Kigali, ubwo bivuyeho agahindura ibyangombwa. Mubona ko yatekerezaga ko igihe kizagera akajya mu butabera? Ntabwo ibyo ngibyo wabikora wumva yuko uzajyayo, ahubwo akenshi iyo yabikoraga yumva yuko ni ununacunga. Ibyo byose yabikoraga kuri Instagram yiwe, reka tubivuge dutyo, cyangwa kuri social media. Yumvaga ko ari byandi bya social media ari ugutwika nyine, ni social media nyine, akumva yuko we ashobora kuza n'urugero nkuko najya kuri social media yanjye, wenda ya Twitter cyangwa ya Instagram, nkumva yuko ibyo mvuze nta muntu uzabimbaza. Ariko mu by'ukuri nirengagije yuko amategeko y'u Rwanda agenga ibyo byose, rero ntago ariko itegeko ntago riguhana ngo uvuge yuko utarurize. Ubu aka kanya nibwo ari kumva yuko yishe itegeko muri aka kanya tuvugana. Ariko ntago nta ngingo ziremereye zatuma wenda akatirwa, ashana ukatirwa igifungo gisubitse. Ku mikoreshereze y'ibiyobyabwenge byo ntekereza ko bigoye cyane, nkurikije n'ukuntu amategeko y'u Rwanda areba ibigendanye n'ibiyobyabwenge, cyane cyane urumogi. Kuba avuga yuko yarumwereye mu Butaliyani, kandi koko akaba yarabayeyo almost more than 2 years, ntago uwo muntu ushobora kumwumva ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Urumogi ariko rumara mu maraso y'umuntu iminsi 90 niba nibuka neza, sinibuka neza igihe yaviriyeyo. Biterwa na quantity, iyo wa muntu yakonsuminze. Uyu munsi uzacunga nimba ufite nk'abashuti bawe wenda bize mu Burusiya, uzagire uwo muganira urebe ukuntu imivinyo cyangwa za nzoga zaho zikariye ziba zaramugiye mu maraso, urumva, arazasoma kuri utu tuyoga two mu Rwanda tunywa nk'uri kunywa amazi, kubera zazindi zaho zirakaze, kubera ubukonje bwaho bo ikitu ikinywaji baragihamya bro, kugira babone ubushyuhe mu mubiri. Rero nk'uwo muntu biragoye kumupima ngo umuburemo inzoga, kandi umubiri wiwe hari igihe yigeze we ari nkaho
umubiri we mbese ugira n'isano n'inzoga. Hanyuma tuvuge ko Moses ibintu bitatu wenda yakoze. Moses yari umuntu uzwi cyane, turamuvuga wenda nkaho atakiri Moses twari dusanzwe tuzi wa motion, kuko ubu noneho ni Moses ukuri ufite ibyo akurikiranweho ibyaha bikomeye. Yakoze iki mu bintu nka bitatu bimugejeje mu manga? Moses mu bintu kugeza kuri uwo munsi twavuga yuko afungiwe ni iranyandiko mpimbano, ni inyandiko mpimbano n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Hari uburyo ki urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB urwo rukurikirana ibintu byarwo, nyuma yo kubona iranyandiko mpimbano ibyo bo babonye ko ibyo bintu bidashoboka. Ndabyibuka ari urubuga duhuriraho n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Moses akimara gutwika kari akantu ko yahinduye igitsina, ndi umwe mu bantu banditse aka article ngasharinze, arambaza ati se wabashe kuvugisha urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka migration? Mpita numva yuko nabo ubwabo batangiye gukurikirana. Nk'ejo mu gitondo nibwo nagiye kubona mbona yahamagajwe. Guhamagazwa kwe akihagera nibwo, iyo uhageze urumva ntabwo yahageze azi neza ko barajya kumupima drugs. Yarahageze nyine bagiye gupima basanga hari igihe babona ko umuntu atari normal kubera bya bintu yakoze. Bajya kumupima bagasanga nyine tu ni drug user, akoresha nyine ibiyobyabwenge. Rero hari igihe uba warabikoreshe byarabaye excess cyangwa ari byinshi mu mubiri wawe. Rero icyo kintu kugikontorora cyane kuba byazapfa kugushiramo, ugenda ukagira ngo wabaye hereditaire nabyo we na cya kiyobyabwenge. Rero hahandi ugenda ugasanga umuntu, twese tuyatubona nk'abantu bakunda kunywa urwagwa, ukavuga ngo umuntu yabaye kazizi. Na Moses ashobora kuba yarabaye kazizi w'urumogi nyine. Hanyuma tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, wigeze kubikomoza uravuga ati ariko Moses birashoboka ko no mu mutwe atameze neza mbere yo kumuburanisha abana mupimba cyangwa bakamuvuza. Nibyo nicubona cyaba umwanzuro koko, niba uvuga ati umuntu niba afitemo ingano y'ibiyobyabwenge bingana gutyo, nabyo bishobora kuba ikindi kibazo kirenze kuba wamuburanisha. Suko ataburana n'ubundi afite abavoka. Wabibonye ko afite abanyamategeko babiri already nibo barimo kumwunganira no kumuburanira, reka tubivuge dutyo. Ariko biragoye ko ushobora gupfa kugera imbere y'ubushinjacyaha ngo bakubureho icyaha nyine. Bo ni amategeko, buri ngingo yose ijyana n'iki n'itegeko, n'iki itegeko rivuga. Aba ari ingingo ku ngingo. Rero hari igihe ugenda ugasanga ingingo zigufunga nyine za mizi zigukiza. Icyo gihe rero nyine uremera ukabambwa, nta n'umuntu uba waraguhamagare kujya gukora ibyo ngibyo. Ntekereza yuko kugeza kuri uyu munsi Moses yaburanishwa ataburanishwa, ariko akeneye no kujya kubanza kujyanwa gupimishwa, yaba ari n'uvurwa akavurwa cyangwa akajyanwa muri biriya bigo bishinzwe nawe kwita nka rehab, nka rehabilitation center. Twarabibonye nka biriya by'inoza by'ihuye, nka kiriya kigo cy'ihuye cyangwa iwawa. Oya, cyo ni ikihuye, kiriya kigo cy'ihuye cyo ntabwo ari cyo bagororeramo. Moses nawe burya hari uza abantu bajyanwayo, nawe ashobora kujyanwayo kugororwa, ariko ahandi ho yaba agiye kugira gute nko kuvurwa. Nashatse kuvurwa, yajya kuvurirwa hehe? Muri la one stop center y'Ihuye. Nari isange ntumbaza ukuntu yitwa, irana ba Pilato bari barajyanwemo y'Ihuye, cyangwa yaba ari kugororwa akajyanwa iwawa cyangwa Nyamagabe nyine, bakabanza bakareba koko nimba nta kibazo kiremereye ariko uwo muntu afite. Hanyuma Kofi, dusoza ni iki abakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange cyangwa se abasitari bakwiriye kwigira ku rubanza rwa Moses rwatangiye ibintu ariko yarabonaga bisa nk'imikino? Umuhanga wo kuvuga yaravuze ati burya ngo nushaka guhisha umwirabura uzamuhishe mu bitabo, ariko nujya kumuhisha he kuri social media hehe, aho biragoye. Byose arabikurikirana, ariko niyo wamuhereza igitabo cya page imwe biragoye ko azagisoma ngo akirangize. Ku munsi w'ejo nibwo nari ndimo ndeba kuri Twitter ya Daddy de Maximo, nabonye ntoza yashyizeho boro ndende naracyclorinze ndaruha, nanjye ubwaye kwirangiza irananira. Ndavuga ati iki ni igitabo pe,
impamvu nayo yegeranyije n'igitabo nuko nzi neza yuko nembigeranyije n'igitabo nuko nzi neza ko tuzajya dusoma amategeko ariko uyu munsi uramutse ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba upfa kwandikaho ibyo ubonye. Twese twarabibonye, uriya mupeti wita Niba ari ntama w'Imana, uriya wakatiwe igihano gisubitse, nawe wagiye kuri Twitter akangurira abantu gusambanya abana, iribi kamuta muri yombi. Rero icyo kintu akanagezwa mu rukiko, icyo kintu abakoresha imbuga nkoranyambaga mbere yo kwandika ikintu banzu reba tese ubundi kirarebwa nabandi nikiba ari icyawe wenyine ukigumane mu mutima nubona yuko icyo kintu kigize gute kidafututse ariko nubona ko ari ikintu ukigisha kigize gute gifitiye rubanda akamaro nushaka uzajya ubishyiraho ari nk'ijana ku munsi ariko igihe ushyiraho ibintu bidafite umumaro hari inzego nyinshi cyane zikureba kandi ubwo nyine umunsi wawe nugera nawe ubwawe bazagucakira nyine. Rero abakoresha imbuga nkoranyambaga hari benshi, hari nabo zitunze bagerageze kugira gute gusesengura no kubanza kureba ibyo bagiye gushyiraho uko bimeze. Kofi, uri umunyamakuru bimazemo igihe ndetse ukurikirana inkuru cyane cyane z'ubuzima bw'abaturage ariko cyane cyane nibirebana n'imyidagaduro urabikurikirana n'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Turagushimiye cyane kubw'ikiganiro duhaye. Urakoze cyane. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The ZOOM TV24.